Ese ashimwe bene data, turabakiriye mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Muri kumwe n'itorero Betelehemu guturuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Muri kumwe n'umushumba waryo Rev Pastor NDORIMANA Edouard. Mbahaye ikaze rero mwese abakristo b'itorero, inshuti zacu, abavandimwe tubana mu buzima bwa rusange. Turabasuje kandi tunabakira muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ni wa mwanya w'amateraniro rero, ni wa mwanya tubanamo, ni wa mwanya twishimiramo, tukanezerwa, tugasenga. Rimwe na rimwe iyo bavuze amateraniro hari biyaranga. Abantu bashobora gukoresha indirimbo, bashobora gukoresha uburyo bwo gusenga, bashobora gukoresha uburyo bwo kuganira ijambo ry'Imana. Iyo bavuze amateraniro bavuze ikintu kigari. Rero turabakiriye muri aya materaniro. Indirimbo zatambutse, turashima Imana ko mwari mukurikiye. Hanyuma mukanya nanjye ngezemo no kubakira ndetse nza no kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana mu kiganiro cyacu gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mubyutse akomeze agende. Ni ikiganiro rero kiryoha ku basanzwe tubana. Tugeze kure. Niba ari ubwa mbere ufunguye televiziyo yawe ukatubona, abandi dusanzwe turi kumwe, aya materaniro araryoshye, aya materaniro ameze neza, abantu turimo turayabohokeramo. Abantu benshi dufite ubuhamya kuva ku munsi wa mbere twatangiye twakira ijambo ry'Imana kugera kuri uyu munsi. Ndatekereza ko ari umuntu waduha ubuhamya ndetse akanatubwira icyo amaze kungukamo, kuko kuva ku itariki twatangiriyeho turi hano, ndabizi ko kugera kuri uyu munsi abakurikiye ntacyo bahombewe, barungutse kandi mwarariye, mwarasizwe, mwabonye umugisha uturuka mu ijambo ry'Imana. Harimo abakize, ndabizi ko hari abakize indwara, hari abakize ibibazo bitari bimwe, twarasenganye, twagize umwanya na n'uyu munsi kandi tugifite uwo mwanya. Ndacyabakira rero mbabwira ngo nimuze tubane muri iri teraniro. Ubaye ufite inshuti yawe wayihamagara ukayibwira ati shyira ku 111 cyangwa se kundi murongo mukurikiraniraho kuri Star Time. Iyo waho washyira ukabuzi kari burebera, ushobora kubwira mugenzi wawe ati shyira aha, hari umukozi w'Imana ugiye kukubwira ijambo ry'Imana, hari umukozi w'Imana Imana iri gukoresha. Reka iyo mbivuze simba nikoreye marketing, oya, ni Yesu dukorera marketing. Uko ubutumwa bwiza ni ubwa Yesu, n'imirimo ikorwa ni ya Yesu. Nubwo natwe duteramo akaguru kacu tukabyitirirwa, ariko imirimo yose ni ya Yesu. Rero muri ubwo buryo ntabwo mbivugiye kugira ngo niyamamaze, turamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Muri ubwo buryo rero icyakubereye cyiza kikagufasha, ujye ugifashisha mugenzi wawe, mubwire uti rwose shyira hano kuri uyu murongo ukurikirane Goodrich TV, hari umukozi w'Imana. Niba kandi unyemera nkuko nkwemera, kubibwira mugenzi wawe ntacyo bitwaye. By'umwihariko ko Bibiliya ivuga ngo twemerane. Iyo ushaka kubona umugisha ku mukozi w'Imana uramwemera, kandi umukozi w'Imana nawe yahamagariwe kugira ngo yiyegereze abakristo, abane nabo mu buzima bwose bwa rusange, abafashe mu buryo bwose bushoboka. Muri uyu mwanya rero ndakwinginga ngo niba hari icyagufashije umenyeshe mugenzi wawe. Imana iguhe umugisha. Ntabwo nakibagirwa abantu b'i Rubavu. Abantu b'i Rubavu tubahaye ikaze, abantu bo mu majyepfo za Butare muduhamagara tubahaye ikaze, iburasirazuba za Nyagatare tubahaye ikaze, yemwe aba Bugesera muduhamagara mutwereka ko mukurikirana televiziyo Goodrich, mwese tubahaye ikaze. By'umwihariko mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge tubahaye ikaze mwese aho mudukurikiye. By'umwihariko habaye hari abadukurikira muri hanze, namwe tubahaye ikaze. Muri ubwo buryo rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, sindi butinde kugira ngo nze kubaha umwanya dufata akanya ko gusenga. Ni byiza none uyu munsi turasenga nkuko twasenze icyumweru cyashize, turongera twinginga Imana mu ijambo nahawe. Ubutumwa bundimo muri iyi minsi nubwo kugusengera, nubwo kukwingingira Imana. Birashoboka ko ari aho waba unaniriwe, birashoboka ko ari aho waba ucogoreye, birashoboka ko ari ibyagucogoje byaguteye urananirwa. Ndinginga Imana ngo impe imbaraga, nanjye nkwingingira huri ahari Imana ishobora kohereza imbaraga ziguterura zikakubyutsa ugakomeza ukagenda. Cyane ko ariyo nsanganyamatsiko yacu. Munyemerere rero muri uyu mwanya usome icyanditswe tugisengeremo.
Imana ibaho umugisha. Nkuko namwe mbibabwira, mfite Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ufite Bibiliya yera, hari amaverise nsoma ukumva ntibisa, ariko ntabwo bisobanura ko atari bimwe, ni hamwe. Nge mfite Bibiliya y'ijambo ry'Imana, nawe ufite Bibiliya yera. Bibiliya yera rero, cyangwa se abafite King James n'abafite izindi z'igifaransa, mwese burya amagambo arahagenda asa nabusa na, ariko yerekeza ku kintu kimwe. Ndasoma rero hano muri Yobu, muri Yobu 28 murongo wa 7 n'uwa 8. Twongere dusome mu gitabo cy'umubwiriza gice cya 11 n'umurongo wa 5. Aho niho turi bushingire inyigisho yacu. Kuba dukurikiranye muri uyu mwanya rwose mbahaye ikaze, mbibutsa ko abatabasha ko bafite televiziyo zabo bashobora kudukurikirana kuri YouTube yacu, channel yacu yitwa Duhumurizanye TV. Iyo ugiye kuri YouTube ukandika Duhumurizanye TV ukadownloadinga, ako kanya ihita ikwereka umwanya ukareba inyigisho ziducishaho, ibiganiro bicaho, hariho n'udufilime tw'ijambo ry'Imana. Hariho utuntu twinshi wakurikiraho, kuko ubutumwa bwiza ntabwo bushingiye ku kintu kimwe gusa, bushingiye mu izingiro ry'ibintu byinshi. Muri ubwo buryo rero, abatari buze kuba badukurikirana bashobora gukurikirana kuri YouTube channel yacu Duhumurizanye TV. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aho ubwo butare buva na za kagoma ntizigerayo, yewe n'inkongoro ntizigeze ziharabukwa, inyamaswa z'inkazi ntizihagera, ndetse n'intare ntizihazi. Iyi ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Reka nkoreshe na Bibiliya yera kugira ngo tubashe kuza kugendana bize kumvikana. Iki ni igice cya 28 cya Yobu ku murongo waho wa 7 n'uwa 8. Reka dukoreshe iyo Bibiliya ufite wenda kugira ngo ubashe kubyumva neza. Haratubwiye ngo iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona, n'inyamaswa zibona ntabwo zigeze ziyikandagiramo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Amen. Ahangaha kandi turongera twifashishe mu mubwiriza twari tuvuze gice cya 11 n'umurongo wa 5. Haranditswe ngo uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Amen. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa se uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Amen. Reka twumve na hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana uko abivuga kugira ngo hose tubihuze. Umubwiriza gice cya 11 umurongo wa 5. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuze ngo, umurongo wa 5, uko utazi inzira y'umuyaga ni nako utazi uko umwana yirema mu nda ya nyina. Uko utazi inzira y'umuyaga ni nako utazi uko umwana yirema mu nda ya nyina, cyangwa ngo usobanukirwe ibikorwa by'Imana umuremyi wa byose. Amen. Aha Bibiliya y'ubusobanuro yitwa ijambo ry'Imana ibisobanura neza. Ni nacyo gituma nkunda kuyikoresha hano kugira ngo rimwe na rimwe ibyo utumva neza ubashe kubyumva mu bundi buryo. Rero mfite ijambo uyu munsi nshaka kukubwira ngo haracyariho indi nzira. Haracyariho indi nzira itazwi, haracyariho indi nzira. Buriya habaho inzira nini hakabaho n'inzira ntoya, ariko burya inzira zose zitwa nto zirasukira mu nzira nini. Ibi kubisobanura ndagenda misobanura neza kugira ngo bize kumvikana. Message ngufiya nkuzaniye uyu munsi ni ijambo ritoya rikubwira ngo haracyariho indi nzira itazwi na buri wese, itazwi na mwene wanyu, itazwi n'uwo mubana mu nzu, itazwi n'abavandimwe bawe, itazwi n'abaturanyi, itazwi n'inshuti. Iyo nzira mama wawe ntiyayimenya, iyo nzira papa wawe ntiyayimenya. Iyo nzira ni inzira wagenewe ku giti cyawe, iyo nzira izwi n'Imana yonyine. Cyo gituma mu nzira nyinshi abantu bazi, Imana ijya yerekana izindi nzira zitazwi. Muri ubwo buryo rero mfite ijambo ryo kukubwira ngo hari indi nzira ku buzima bwawe itazwi, ntabwo izwi na buri wese. Cyo gituma ubuzima bw'umuntu ni niki, n'umwihariko.
hari ibyo tumenya none, hari n'ibyo duhishwe ku munsi w'ejo. Hari ibyo tuzi byabaye muri aya masaha ashize, hari n'ibyo tutazi biri bumwe mu masaha ari buzi. Hari ibyo tuzi byabaye muri uku kwezi, hari ibyo duhishwe mu mezi ari imbere. Hari ibyo tuzi byabaye mu mwaka washize n'ibiri kuba muri itangira ry'uyu mwaka, hari n'ibyo tutazi bizaba mu myaka iri imbere. Ibyo nibyo bita inzira zitazwi. Ibintu byose by'uyu munsi twabimenya, ariko iby'ejo bizwi n'Imana. Nicyo gituma turi mu nzira tugenda, ariko uko tugenda ntituzi aho iyi nzira izarangirira. Turi mu nzira tugenda, ariko uko tugenda iyi nzira turayireba none, ariko uko ejo izasoza ntabwo tubizi. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 18 yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, ngo kuko n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko kugaragara kw'abana b'Imana. Ibyo yerekanaga abana b'ubwami bari mu mibabaro uwo munsi, ariko ntibikwiriye kugereranywa n'ubwiza bategereje ari imbere. Kubera iki yavugaga ibyo ngibyo? Nuko ibya none ntabwo ari byo by'ejo. Ubuzima bw'uyu munsi ntabwo ari bwo buzima bw'ejo. Ibyo uri gucamo none ntabwo ari byo uzakomereza mu munsi w'ejo. Ubuzima ubayemo n'ibiri kukubaho uyu munsi ntabwo ari byo bizakuba ejo. Buri kintu cyose Imana iba ifite uko yagipanze, iba ifite uko yagiteguye. Imana ishobora kwemera ko uyu munsi usa naho nta nzira ufite. Imana ishobora kwemera ko mu buzima busa naho inzira zawe zafunganye. Ibintu byose nta nzira. Urerekera hirya ukabona nta nzira, wakerekera hino ukabona nta nzira. Bimeze nka Yobu, yaravuze ngo nigira imbere nkayibura, nakegera mu kuboko kw'ibumoso ayikorera nkayibura, najya mu kuboko kw'iburyo nkayibura, nagerageza ngo negere inyuma nkayibura. Ariko nubwo ingerageza izi nzira nyuramo, yerekanaga ko inzira ahagazemo uyu munsi irasa naho idafite ishusho y'ejo hazaza. Rero message mfite uyu munsi niyo kukubwira ngo haracyariho indi nzira. Mbibutse ko iri jambo iyo barivuga mu gice cya 28 turisomye, iyo yabaye hari umukiranutsi ari mu nzira y'agakiza, nubwo Kristo yari atari yaza, yari mu bihe bibiri imwemera ko yaratuye mu gihugu cya Usi iburasirazuba, ari umuntu wemerwa n'Imana, ijuru rimwemera rimuzi, akora ibikorwa byo gukiranuka, Imana imwemera, kugeza ubwo Imana imwemeza ibwira Satani ngo waroye yo, wamwitegereje muri iyo si wari uri kuzereramo uri mugenda, wamwitegereje. Satani ati adakiranuka se ninde umeze neza nkawe? Imana iramuhamya iramwirata. Uyu mugabo rero dusomye yari mu nzira igaragara ko aguwe neza. Kabiri, ari umukiranutsi. Hari abantu baguwe neza mu butunzi, ariko ari abapagani, ari abanyabyaha, ari abanyangeso mbi, bararya ibyaha nk'abarya ibiryo, barakora amarorerwa bitwaje ko baguwe neza. Ariko reka mbabwire, niyo nzira barimo nayo izabashyirisha mu rubanza, kuko umuntu ashobora guhabwa amahirwe yo kubaho neza Imana yamuhaye. Rimwe na rimwe tujya dutekereza ngo abanyabyaha Imana ntibaha amahirwe. Reka da, Bibiliya iratubwira ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Imvura igwa mu kw'abakiranutsi niyigwa mu kw'abanyabyaha, imvura igwa mu kw'abapagani niyigwa mu kw'abakristo. Imana ivuburira imvura isi ababi n'abeza. Nicyo gituma kubera iki isi bikora, Imana igirira neza bose kugira ngo izabashyire mu rubanza. Ibyo wakorewe byiza Imana ikorera abapagani neza, igakorera n'abakiranutsi neza. Imana isura abanyabyaha bakinangira, ariko kandi kwinangira kwabo bizabashyirisha mu rubanza. Muri ubwo buryo rero ujye ureba imigisha yose wahawe, urebe inyiturano y'Imana ni iyihe. Ujye witegereza, urebe ufite akazi abandi ntibagafite, urebe warabyaye urororotse, ufite umugore, ufite umugabo, ufite abana, ufite byose, ufite amashyo, ufite amafaranga, konte zawe ni sawa, ibintu byose ni sawa, ariko si inyiturano witura Imana ni iyihe. Mbibutse ko uko tugirirwa neza ntitwagakwiriye kubanza ubwenge, ngo n'ubwenge bwabiduhaye, ngo n'ubuhanga bwacu, ngo njyewe nzi gukina diru. Niko abantu bakunda kwirata ngo bazi gukina diru. Hari abantu bagerageje gukina diru biranga. Izo wakina zose ukabona birakunze, jya umenya ko Imana yemeye gushyiraho iyo nzira, wibuke ko hari abandi itari yacika. Noneho utekereze ko nagiriwe neza, ko nahawe n'umugisha n'Imana, ko Imana impaye kubaho, ko Imana intije kurama, kandi uyu munsi ndayitura iki? Niki nkorera Imana? Ibyo nkora biranezeza Imana? Utangire wikorera icyo bita kwicekinga.
wewe nyine wishakishemo ese ibyo nkora uyu munsi ni ibiki? Ibi ndimo bihesha Imana icyubahiro? Ibi ndimo birubahisha Imana? Ibi ndimo biragirira neza abantu b'Imana? Ibi nkora bizanjyana? Nugirirwa neza n'Imana uri n'umunyabyaha ujye umenya ngo bizagushyirisha mu rubanza. Rero ndagira ngo nkuru urujijo mu bantu. Abantu ntibagatekereze ko abagirirwa neza ari abakiranutsi gusa, n'abanyabyaha bagirirwa neza, kandi Imana ikabagaburira, Imana ikabambika, bagakora nabi ikabagirira neza, ariko ibyo byose bizabashyirisha mu rubanza. Nicyo gituma Bibiliya tubwira ngo hazabaho umunsi w'imperuka, abantu bose bajye mu rubanza. Imirimo yose twakoze ari mibi ari myiza yose izimurikira imbere y'Imana. Nicyo gituma gukora neza biradukwiriye, kugenda neza biradukwiriye. Iyo rero yari umuntu ukora neza ushimwa, ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu, afite urubyaro atoza kubaha Imana, afite abana atoza kubaha Imana. Abamusuraga n'inshuti ze zose yazibwiraga Imana mbere yo kwizibwira ubutunzi. Hari abantu bakora ibitaramo byo kuririmba ubutunzi bafite bagezeho, kwerekana uburyo bakomeye ari abagabo, bakagereka amaguru ku yandi. Twebwe turi abagabo turakomeye, buriya sha imodoka yanjye ntawirata imodoka, umuntu yirata uwayimuhaye. Imana yaguhaye iyo modoka, nubwo wavuga amafaranga yawe, nubwo wavuga inzu yawe, nubwo wavuga akazi kawe, nubwo wavuga kampani yawe, nubwo wavuga ibyo bintu byawe, iyo agutije ubuzima ukaba uriho yagakwiriye kuba iya mbere muri byose. Iyo nzira ya mbere ni Kristo. Inzira zose zishamikiye kuri Kristo, kuko nitudashamikira kuri Kristo isoza ryacu niryo rizasobanura abo turibo. Abantu benshi dukunda kumenya gukomera no kumenya uburyo turi abantu badasanzwe. Herega buriya ngewe sindi nka runaka, herega buriya ngewe ndi umuntu udasanzwe, herega buriya ngewe. Yego wowe ni byiza, ariko jya wibuka Imana nayo, kuko iyi si yagakwiriye kutwigisha kubaho dukena, kubaho dukira tuzamuka, kubaho twarwaye, kubaho turi mu bitaro, kubaho tumanitse amaguru mu kirere turi mu bitaro, impanuka zabaye, kubaho turwaye turi kuri za bomboni. Ejo Imana ikakuvana kuri icyo kintu, wagakwiriye kubanga iyi Imana isubije umwuka. Iyi Imana imbaye amahirwe nkaba mvuye muri kiriya cyumba cyo gupfiramo. Iyi nzira ngwiriye kwishaka, kuko hari igihe bavuga ngo avuye mu rupfu, ariko si uyu muntu tuvuga ngo yitabye Imana wenda yapfuye. Uyu muntu yitabye Imana yarayikoreye, uyu muntu yitabye Imana koko yarabanye nayo, cyangwa yitabye Imana paragisida. Ubuzima bwacu bwa buri munsi bukwiriye kutubwira ko ari inzira dukwiriye kubamo, hanyuma izindi nzira zose zigashumikira kuri yo. Iyi nzira yitwa Kristo Yesu, iyi nzira yitwa Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Iyi nzira ikwiriye kuba inzira twese tunyuramo, izindi nzira zose zigashamikira kuri yo. Munyumve neza, hari inzira z'ubuzima, hari inzira z'imibereho, hari inzira zo gushaka amafaranga, hari inzira zo gushaka akazi, hari inzira zo kugira ngo ingo zacu zubake, hari inzira nyinshi. Inzira ni nyinshi, ariko zose zikwiriye gushamikira ku nzira imwe, inzira yitwa Kristo Yesu. Ese muri iyo nzira urimo ishamikiye kuri Kristo Yesu? Muri ubwo buzima uri mucamo bushamikiye kuri Kristo Yesu? Imikorere yawe ya buri munsi ishamikiye kuri Kristo Yesu? Ese muri iyi minsi mu Kristo mwene Data insengero zirafunze, ariko ijuru rirakinguye, rirakora 28/28. Ijuru rirakinguye. Reka mbabwire, ikibuga cy'indege cyakingwa, ariko ijuru ntiryakingwa. Boda zose zakirwaho bagakinga imipaka bagafunga, ariko ijuru rirakinguye. Covid ntiyakinga ijuru, yewe nibizaba nibyabaye nibyageze ute ntibishobora gukinga ijuru. Icya mbere rero umenya ndi muri iyi nzira ijya mu ijuru. Muri iyi minsi mpagaze mu nzira ijya mu ijuru, ndatera intambwe nerekeza mu nzira ijya mu ijuru. Icyo kibi cya mbere. Icya kabiri, dutekereze ninde wadushyiriraho inzira z'ubuzima tutareba, ninde wadushyiriraho inzira z'ubushake bw'Imana, maze tukabasha kubaho turi kumwe n'Imana kandi dushaka ubuzima busanzwe. Yego ndi kumwe n'Imana, ngomba kubaho neza. Hari inyigisho za kera mu myaka yahise zavugaga ngo dukizwe ndejo tuzapfa tujye mu ijuru. No, ntabwo iyo ukijijwe bisobanura ngo ugiye gupfa ujye mu ijuru. Iyo umaze gukizwa ugomba kubaho ukagaragaza Kristo kuri iyi si.
ntabwo ukizwa nk'ugiye gupfa ejo, no. Ugomba gukizwa ukaba umugabo, ukaba umugore, ukarera abana, ukabatunga, ukabafasha, ukaba umugabo, muri karitsiye bakabimenya, umudugudu ukabimenya, akagari kakabimenya, umurenge ukabimenya, akarere kakabimenya, igihugu kikabimenya, isi ikabimenya. Ukabana na Kristo kandi ukaba umugabo, ukaba intwari, ukaba umuntu ugaragaza Kristo kandi uriho. Ibyo byabayeho mu myaka yashize. Iyo usomye ibitabo by'abizira nzandiko z'Abatesalonike, bageze bareka gukora, bareka byose, ngo barakijijwe ng'imperuka igiye kuba. Ntabwo turi gukizwa kuko imperuka igiye kuba, turi gukizwa kuko ari inyungu zacu. Bizaba inyungu turiho, bizaba inyungu dupfuye. Donc iyo nzira turimo ntabwo ari inzira itujyana mu rupfu, ni inzira iduhesha ubuzima, ni inzira iduhesha kubaho, ni inzira iduhesha ubugingo, ni inzira ituremesha tukaremerwa. Kera ntitwari ubwoko. Bibiri bishatse kuvuga iki? Kera twari abantu bari aho b'intabwa, twari abanyamahanga ku by'amasezerano, twari abanyamahanga ku by'agakiza, twari abantu batazi Imana, twari abantu bagenda batazi iyo bava n'iyo bajya. Ariko tumaze kugira Yesu muri twebwe, kubagize amahirwe yo kumumenya, kubagize amahirwe yo kumwakira, dufite ubuzima, dufite source dukuramo ubuzima. Kuko iyo nzira yitwa Kristo Yesu ni isoko y'ubuzima, ni isoko y'ubugingo, ni isoko ikiza indwara, ni isoko ikiza ibyahumanye, ni isoko iruhura, ni isoko. Haleluya! Ubuzima bwacu bwa buri munsi bukwiriye kubakira kuri Kristo Yesu, kuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesaya yihanura mu gice cya 35 n'umurongo wa 8, yaravuze ngo yemwe hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira ariko izaba ari yo kwera no gukiranuka, abandi imitima ntibazayicamo. Ngiyo nzira azaba ari inzira iri aho ngaho. Yavugaga umuntu rimwe na rimwe, hari igihe tuvuga ubuhanuzi abantu ntibashobore kubwumva. Kubera iki badashobora kubwumva? Abantu bumvishijwe n'umwuka wera. Iyo umuntu adafite umwuka wera, kumva vocabulaire z'ijambo ry'Imana biragorana. Ariko uyu munsi nakubwiye ngo haracyariho indi nzira, iryo jambo nzanye. Iyo nzira rero nashatse kuyivuga mu buryo bubiri. Hari inzira yo gukizwa, hari inzira yo kumenya Imana, hari inzira yo gushaka Imana. Kabone naho waba ukize ukomeye, wicaye mu nzu ndende, mu igorofa rirerire, ni byiza, ni umugisha. Kabone naho waba ugendera mu modoka nziza, ni umugisha. Kabone naho waba uryama mu bitanda byiza bihenze, ni umugisha. Kabone naho waba ubayeho mu buzima bwiza bushimishije, ni umugisha. Ariko umugisha wa mbere ni ukumenya Kristo Yesu. Inzira ya mbere ni ukumenya Kristo Yesu. Niba utari wamenya Yesu, uracyari kure y'inzira nyakuri, uracyari kure y'inzira y'umugisha uhamye, uracyari kure y'umugisha nyawo. Ibindi byose birashira. Muri iyi si ibintu byose birarangira. Muri iyi si ibintu byose byitera amababi bikagenda. Umukire wa none niwe mukire w'ejo. Umukire wa none ashobora kuba umukene w'ejo. Mbarire mbivuze muri ubu buryo. None ushobora gukira ejo ugakena, none wakena ejo ugakira. Iminsi nibiye kubera ko biyobowe n'Imana. Abakene b'uyu munsi bashobora kuba abakire b'ejo, abakire b'uyu munsi bashobora kuba abakene b'ejo. Nawe uzarebe muri karitsiye utuyemo, abakire barimo bari abakene ejo hashize, abakene barimo bari abakire b'ejo hashize. Ibi byose birahindagurika, ariko udahinduka ninde? Ni Kristo Yesu. Niwe nzira rero, niwe remba abantu binjiriramo, izindi nzira zose zigashamikira muri we. Utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, utari winjira muri Yesu, uracyari kure y'inzira nyakuri, uracyari kure y'umugisha uhamye urambye, uracyari kure y'ubuzima bwiza. Kuko ubuzima bwiza, imibereho myiza, yaba izabaho, yaba yabayeho, yaba iriho none, umugisha nyakuri ni ugutunga Kristo Yesu. Ibindi byose ni inyongera. Izo nyongera ndazivugaho, kandi nuzuye umwuka wo guhanura uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo mbyishakamo, nderekwa. Imana inyeretse ibyawe nabikubwira, kandi kubikubwira ni inyungu z'ubwami bw'Imana. Ntabwo nahisha ubwami bundimo, kubwamamaza nicyo nahamagariwe. Rero ndagira ngo nkubwire, icya mbere, injira mu bwami. Igihe cyose uzashaka ibiva ibwami, utari wuzuza amahame y'ibwami, utari wuzuza gahunda z'ibwami, utari wuzuza ibisabwa n'ibwami, biragoye kuzahabwa iby'ibwami. Icyakora ituvungurira kugira ngo abantu bamenye ko Imana itagira nabi, ituvungurira kugira ngo mwese muzamenye kugira neza. Ariko ibyo byose ituvunguriye bizadushyira mu rubanza. Imana niba umugisha rero. Icya kabiri nenda kuvugaho, Bibiliya yatubwiye ngiyo nzira iragereranywa n'umugore utwite. Niko Bibiliya yatubwiye, nguko utazi inzira y'umuyaga. Hari uwamenya inzira y'umuyaga?
hari uwamenya uko umuyaga uhuha nawe urengera, hari uwamenya aho umuyaga uturuka. Niyo abantu bagerageje kubivuga, hari igihe uvuga ngo uturutse iburasirazuba, mu kanya ukumva uturutse iburengerazuba, wavuga ngo uturutse amajyaruguru, mu kanya ugaturuka amajyepfo. Muri ubwo buryo umuyaga uhindagura mu buryo bwose urahindagurika. Aravuga ngo uko umuntu atazi inzira y'umuyaga kandi uko utamenya uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko udashobora kumenya imirimo y'Imana ikora byose. Kubera iki rero? Imana ishobora gukora ibi none ukamenyera kica hariya, ukamenyera Imana ni hariya igice, ubutabazi bwanjye buva hariya, ubutabazi bwanjye buturuka hariya. Iyo ndebye mbona hariya ari igicu kizaturuka cyo kugusha imvura y'umugisha. Tugira ibintu twamenyereye muri twebwe, ariko burya uko utazi uko umuyaga uhuha ngo umenye aho uturutse, ntumenye uko amagufa akurira mu nda ya nyina, cyangwa se amagufa ntumenye uko, reka mbisome neza, uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Icyo hano bashaka kutubwira ni iki? Baratwereka ko ubuzima bwawe ni ibanga, imibereho yanjye nawe ni ibanga. Ubuzima bwanjye nshobora kubaho, Imana ikabuhisha. Abo tubana ntibamenye uko mbaho, baturanye nanjye, abo tugendana ntibamenye ubuzima bwanjye bwose. Ikagira agace baha bakakamenya, akandi kakimana. Ikagira uburyo abantu bakureba ariko bakavuga ngo uriya muntu ameze atya. Nta muntu uraza kuguza amafaranga nda n'igihumbi wigirira, bitewe nuko usa neza. Imana yaraguhishe muri iyo nzira y'imibabaro, muri iyo nzira y'imihangayiko uhagazemo, muri iyo nzira igoye uri kureba imbere ntubone iyo ujya, wasubira inyuma ukabona ntubone Imana, ariko abandi ikabaguhisha, ntibamenye uko umeze, ntibamenye uko ubayeho. Kubera ko iyo turi mu Mana, Imana yemera ko dushobora kubeshwaho n'amasiripurize. Ubuzima bwawe bushobora kuba siripurize, uko ubayeho bikaba siripurize, uko urya bikaba siripurize, uko wishyura inzu ubukode bikaba siripurize, uko ugenda utera intambwe iminsi y'icuma bikaba ari siripurize. Abantu bakaba bategereje kuzakorwa n'isoni bakabitegereza, bakabibura, bakabiheba. Kandi na n'uyu munsi nagira ngo nkubwire, yaragwishe muri iyo nzira igoye irimo. Iyo nzira nubwo ikugoye, Imana yagwishiye muri iyo nzira. Inzira rero igaragara iramenywa, ariko hari indi nzira Yesu yisigiye itazwi. Ubuzima bwawe uko bureba none siko buzasoza, imibereho yawe uko uyireba none siko izasoza. Iyo uri muri Kristo Yesu ari we nzira nyakuri, agusigira inzira zitazwi. Abagucunaguza none, ariko ejo ushobora kuba ari wowe uzabagaburira. Abagusuzugura bashobora kugusuzugura none, ejo akaba ari wowe uzarihira abana babo amashuri. Mwibutse ko inzira ikujyana mu masezerano n'ibanga ryawe n'Imana. Iyo nzira rero ibibanga ku rwego ishobora gutuma abantu benshi uba ikimenyetso kigirwa impaka. Ariko uriya abayati, ariko uriya biriya bizagenda biti, ariko uriya biriya, abantu bakagucira urubanza, bakavuga ngo rega ubuzima bayemo ashobora kuba ari ibyaha bye. Iyo bajya kuvuga iri jambo, yari yashakiye inzira mu nshuti arayibura. Hari igihe inzira zifunga ugashakira inzira mu nshuti ukayibura. Areba abavandimwe abashakiramo inzira arayibura, ashakira umugore yashatsemo inzira arayibura. Aravuga ngo reka mbabwire, yandika iki gice cya 28:7. Aravuga ngo iyo nzira nta gisiga kiyizi, yewe n'ibisiga bigira amaso areba ntabwo biyizi. Ngo yewe arabivuga, aravuga ngo ibintu byose byagerageje kureba iyo nzira yabaye inzira ihishwe. Narije kukubwira ngo hari inzira itazwi ku buzima bwawe, hari inzira umuwo murarana mu gitanda atazi. Ushobora kubana n'umugabo akaba atazi inzira yo gutabarwa kwawe, wajya umubwira ngo Imana izantabara, atari ko wa mugore we Imana izagutabara iciye mu yenzira. Izagutabara binyuze iyo Mana wizera, iyo Mana wamenye, iyo Mana uhora utubwira, iyo Mana udukangisha, iyo Mana itaradutabaye ejo bundi, iyo Mana itaradukijije bya bindi. Iyo Mana izaca iburasirazuba, izaca amajyepfo, izaca amajyaruguru, izaca. Nubwo murarana mu gitanda, inzira yo gutabarwa kwawe ashobora kutayimenya. Ibyo bibaho ku bagore, ibyo bibaho ku bagabo. Ibyo nkubwira rero, inzira itazwi Imana igiye kwishyira imbere yawe. Hari inzira Imana igiye kugucira muri iyi minsi, muri aya mezi hari inzira Imana igiye kugucira.
muri iyi myaka ari inzira Imana igiye kugushyiriraho. Inzira zose zari zarafunze, nje kukubwira ngo muri izo nzira zafunzwe hari inzira itazwi igiye gutungura abantu, hari inzira itazwi igiye gutungura abaturanyi, hari inzira itazwi igiye gutungura inshuti zawe, hari inzira igiye gutungura, nagira ngo nongere mbisubiremo, ubuzima bwawe nanjye hari inzira Imana igiye gushyiraho. Iyo nzira ni inzira itunguranye, ni inzira itari imenyerewe. Abantu burya Satani ajya amenyera inzira zacu. Abarozi bashobora guhakinga inzira zawe bakazihakinga, ariko nubwo bazikurikirana ngo bazifunge bazisibe, hirya y'izo basibye Imana igishyiraho indi nzira. Hirya y'izo bakingiye bakavuga ngo ntabwo azatambuka, turashyiraho ibikuta, turamuroga, turitambika, turagenda tumugambanire, turamusebya, turakora ibi n'ibi kugira ngo adakomeza iyo nzira. Uva nkubwire, bafungiye hano Imana igafungura hano, bafungiye hano Imana igafungura hano, bafungiye imbere Imana igafungura inyuma. Imana igira inzira nyinshi yacisha mu butabazi bwayo. Uko utazi uko amagufa kurira mu nda y'utwite, ninde wamenye umunsi Imana itereraho amano y'umwana uri mu nda? Ninde mudogiteri w'umuhanga wamenye umunsi umusatsi w'umwana umereraho? Ninde muntu w'umuhanga watubwira umunsi Imana ishyiraho ijisho? Ninde w'umuhanga watubwira umunsi Imana iteraho umunwa? Ninde watubwira ubuhanga bwe akatubwira ngo mu buhanga bwanjye umwana ahumeka muri ubu buryo, umwana abaho gutya? Nubwo babivuga hari ibindi bihishwe bitazwi. Uko umuntu adashobora kumenya uko amagufa yirema mu nda y'utwite, niko umuntu adashobora kumenya uburyo Imana ikora byose, uburyo ibikoramo. Iyi Bibiliya yabivuze neza, biri ijambo ry'Imana. Yatubwiye ngo umurongo wa 5, uko utazi inzira y'umuyaga ni nako utazi uko umwana yirema mu nda ya nyina. Mu bushakashatsi batubwira ko bigenda ari amazi ariko bikazagaruka byabyaye umuntu. Icyo ni igitangaza cy'Imana. Nubwo dufite abantu b'abahanga babisobanukirwa, ariko kwirema kw'ibyo bintu ninde ubigiramo uruhare? Hari abantu bagerageje gushaka abana baciye mu nzira zose biranga. Hari abantu bagerageje kugira ngo babyare baciye mu bwenge n'ubuhanga ariko biranga. Hari n'abandi batagombye ko bajya kwivuza cyangwa barabyara basigara barwana no kubwira Imana ngo Mana rekeraho, Mana rekeraho. Ibyo byose nagira ngo mabwire harimo amaboko y'Imana. Imana ishobora gutanga abana, ishobora kwimana abana, ariko Imana itanga abana niyo nizera. Bwana sifiwe. Nawe utari wamubona witegure, ukome kunda yawe uvuge ngo muri iyi minsi ndatwite, muri iyi minsi ngiye gusama, muri iyi minsi ngiye gutegura. Witegure. Imana itanga abana niyo dusenga, niyo dukorera, niyo turirimba, niyo tuvuga. Muri izo nzira harimo n'inzira z'abana, muri izo nzira harimo inzira z'urubyaro, muri izo nzira harimo inzira zo kubaho neza, muri izo nzira Imana igirema harimo inzira zo kubaho ukabaho ubuzima utigeze uteganya. Bwana sifiwe. Haleluya. Rero nagira ngo nkubwire, Imana yawe ni Imana nyamana. Imana yawe ni Imana ikora ibitangaza. Imana yawe ni Imana ishobora byose. Uyu mwanya message mfite kukubwira ni message ikubwira ngo mu nzira nyinshi zasibamye haracyariho indi nzira. Mu nzira nyinshi zifunze imbere yawe Imana igiye kugushyiriraho inzira. Munsi umwe Imana yigeze gushyiriraho umugabo bita Yari inzira, ajya ku kagezi kitwa Keriti. Ageze Imana ikajya yohereza ibikona byo kumugaburira. Iramugaburira ngo hashize iminsi akagezi karakama, ibikona birahagarara. Erega buri hari igihe Imana igwa akagezi ariko kagakama. Ariko narije kukubwira ngo n'akagezi kakama Imana ikamya akagezi yafukuye kandi. Rero muri iyo nzira wari uhagazemo birashoboka ko ari ibintu byaguhagararanye, birashoboka ko ari ibintu ureba ukabona byikinze. Ndashaka kugira ngo muri uyu mwanya tuze gusenga n'Imana. Nagira ngo tuze gusenga, nagira ngo tuze gusenga Imana ishyireho indi nzira. Hari inzira nyinshi watekereza ko uzaboneramo ubutabazi ziranga. Hari inzira nyinshi watekerezaga ko uzakoreramo imishinga yawe yarahagaze. Hari inzira nyinshi watekerezaga ko uzaboneramo igisubizo cy'ibyo washakaga byarananiranye. Uvuga ngo ubwire n'uyu munsi haracyariho indi nzira. Yobu wabivuze, inshuti zari zamubwiye ngo tukimana upfe, ziramubwira ngo yewe ibyawe byararangiye, ariko aravuga ngo haracyariho ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Umuntu ufite ibyiringiro muri we ntabwo inzira zijya zifungana. Niyo zifunganye hano atekereza hano. Nta muntu w'Imana nyakuri ukwiriye kubaho ubuzima bwo kuvuga ngo byaranze. Oya,
byaranze uyivaneho usigarana ijambo rimwe ngo biracyashoboka. Abakristo nyakuri bizera by'ukuri bagendana birashoboka, birashoboka. Kubyara birashoboka, kubona akazi tugatera imbere birashoboka, kwishyurirwa imyenda ibyamunara bigatesha agaciro birashoboka, kurya tugahaga birashoboka, kubaka amazu tugatura birashoboka. Abantu bose babonye umugisha w'Imana nabagendanaga birashoboka. Iyo ugendana ntibishoboka uba usa nawe watakaje kwizera. Ndagira ngo muri uyu mwanya mu isengesho turi busengane, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ije kugushyiraho indi nzira. Hari indi nzira yo gutabarwa, hari indi nzira yo kubonamo igisubizo. Mbonereho n'umwanya wo kugira ngo tuze kugira umva ashaka kuza gushima Imana nawaze gutambukiriza mwishimwe muri uyu mwanya ngiye kubakiramo. Ndaza kubakira kuri nimero ya hano muri studio. Iyacu yo murayizi, aho ngaho iriho iherwa na 740. Iyo ni yanjye, iyindi ni ya televiziyo. Hanyuma ndagira ngo mbakire kuyahano kugira ngo tuze gusenga n'Imana. Ndashaka ko dusenga. Wa muntu we wumva inzira zahagaze, wumva inzira zitagishoboka, wa mubyeyi uvuga ngo ibintu byaranze, ibyo byanze nibyo Imana ije gukora. Ibyo byanze nibyo nje kukubwira ngo haracyari indi nzira. Ibyo byanze nibyo nje kukubwira ngo biracyashoboka. Kuko yo wabivuze aravuze ngo hari inzira itazwi, igisiga kireba ntikiyizi, amaso y'abahanga ntayimenya. Iyo ni inzira yishwe n'Imana. Iyo nzira yishwe n'Imana rero niyo ugiye guhishurirwa. Iyo nzira yishwe n'Imana niyo ugiye kumenya. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbakanya dusenga Imana, kandi turasenga ariko tumaze kwakira ibyifuzo byanyu. N'uwashaka gushima Imana ku byo twasengeye agashima Imana, munyemerere mbaye ikaze mbakire muri uyu mwanya. Imana ibaho umugisha. Twatangira tubakira muri uyu mwanya. Hari abantu twasenganye icyumweru cyashize, twari ku ijambo rivuga ngo ibigoramye Imana ibigorore. Niba ari iby'Imana yakugororeye bikagororoka, ndagira ngo uhamagare ushime Imana. Kandi niba hari ibyo ushaka ko dusengera, Imana igashyiraho indi nzira, Imana ikarema igitangaza muri iyi minsi. Ndi mu mwuka wo gusenga ngo Imana izane impinduka kuri wowe. Narababwiye ngo Imana ntimenyerwa. Ndagira ngo rero uyu mwanya wumva ushaka gusengerwa uhamagare. Niteguye kubasengera mu minota isigaye. Imana ibaho umugisha. Muri kumwe na Ndorimana Edouard. Mbibutse ko ayo niyo mazina yanjye kubatanzi. Nitwa Pastor Ndorimana Edouard. Mbahaye ikaze. Yesu ashimwe mwene data. Turakwakiriye muri studio za Buri TV. Witwa Jean Paul Ndahimana. Ndabanza gushima Imana kuko ku cyumweru cyashize nagwaye icyifuzo cy'umutima wari urembye. Yego, umuntu wari urembye, ariko ndashima Imana ko uhereye uwo mwanya nk'uko Uwiteka yari yabitangaje hari icyo yakoze. Yego, kandi ndashima Imana ko ubu ngubu agenda mu gihe twabonaga byarangiye. mwabonaga byarangiye, none kwa cya cyumweru twasengeyeho yahise abyuka, Imana ikora igitangaza. Nukuri Imana yarabisize abakurikiye Buri babyumve ko Imana yabikoze, kandi ndayishimiye. Urakoze cyane rwose, iryo shimwe ryawe baryakire rwose n'umutima ubyumva, abantu bajye bamenya ko Imana ikora ako kanya. Ngira ngo nagusengeye ngubwira nti ku cyumweru gitaha uzaba ufite ishimwe, none urarutambukije. Nukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi cyifuzo rero, ndashaka kubaka. Yego, Uwiteka yigeze ndashaka kubaka, nzasenga nkayigisha inama, akaba ari nk'umwanzuro nimba igeze. Urakoze cyane. Icyo cyifuzo cyo kubaka nacyo turagisengera. Icya mbere ntabonye umwanya none aho kwita ngisengera, telefone yanjye iriho hariya, uyandike. Ndari muri studio wampamagara tukagufasha gusenga, nta kibazo, kuko tugomba kugusengera. Iyakijije uriya muntu wari upfuye mubona byarangiye, kukubakira biroroshye, ntabwo bigoye. Nukuri impindu yanjye rwose kuko ndaje imyaka 7 mu ikode kandi ndikigendera. Igihe cyo gusoza ikode cyageze bikarangira kandi Imana ikagusubiza. Urabyizeye? Nukuri
ndabyizeye. sawa. kandi iryo shimwe ryawe abadukurikiye mwese mwumve ko uyu muntu icyo avuze ari shimwe rivuye ku ndiba y'umutima, hanyuma tumenye ko Imana ikora. nawe ndi kubwira ngo yagushyiriraho inzira, ubyumve neza ko Imana ishobora gukora uko wizeye, bikubera uko wizeye. nutizera hari igihe utazabona Imana. yarabikoze, Uwiteka ari mu ruhande rwacu, kandi Imana iri muri wowe ikomeze kukwagura no kuguteza intambwe no kuri. urakoze cyane mukozi w'Imana. ufate nimero yanjye nta kibazo, waza kumvugisha hanyuma. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe. turakwakiriye mwene data, witwa nde, uherereye he? Yes, ashimwe Pastor. ahimbazwe ibihe byose. Umaze igihe ngukurikira cyane. Ndagukunda cyane Pastor. Amina. nanjye ndabakunda nkunda itorero ry'Imana. ubuzima bwanjye bwose mba numva hirya y'urugo rwanjye igikurikiraho n'itorero. Pastor rero kuva nagukurikira. yego. nari nkeneye kwiga, Imana iramfasha nyine uko ugenda uvuga kwizera nanjye biramfasha, ndizera mbona kwiga. nari maze n'igihe mfite ikibazo cya stress mbabaye, nari mfite ikigeragezo, ngira inshuti iranteranya, nyine kuma kwizera Imana iragutabara. numva ndishimye rwose kandi Imana iguhe umugisha. urakoze cyane. hanyuma ndabizi neza ko Imana igiye kukugirira neza. wari ufite icyifuzo cyo kwiga, ariko ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo n'uyu munsi hari abantu bagifite kukugambanira kugira ngo bagukure aho Imana yagushyize. ariko uyu mwanya ngiye kubona nerekwa ikintu cyitwa umuyaga kimeze nk'agashyururu, wa muyaga uhuha cyane. mbona uragiye urahushye ariko urangira utagutwaye. Imana irambwira ngo nkubwire, wari ugambiriwe ibintu bibiri. wagombaga kwirukanwa aho wari uri, kabiri wagombaga gukurwa mu byawe, gatatu Imana irambwira ngo yagukuriyeho urupfu rwari rukomeye, bagombaga kuguruga ugapfa. Imana irambwiye ngo nkubwire, uhereye none igushyiriyeho uburinzi, igushyiriyeho ubudahangarwa. Imana izabana nawe, izakurinda, kandi iravuze ngo uzasoza kwiga, kandi izakubakira ntawe ugusenye, kuko iyo yubakiye umuntu ntawe ubasha kumusenyera. Imana niko ivuganye nanjye. Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza. hanyuma telefone iri hariya, muzajya muduhamagara hano, tuba dufite iminota mike. hanyuma munyemerere nakire uwundi. urakoze. Yesu aguhe umugisha. Amen. turakwakiriye mwene data, watwibwira. ndi kubabwira ngo haracyariho indi nzira. ijambo rimwe mfite kukubwira, hirya y'inzira utareba, hirya y'inzira utacyumva mu matwi yawe, hirya y'inzira utakerekwa mu maso yawe, haracyariho indi nzira itazwi. iyo ni inzira iteguwe n'Imana, iyo ni inzira ushyiriweho n'Imana. ndagira ngo nkomeze mbakire mu kanya dusenga Imana. turakwakiriye mwene data muri uyu mwanya. turakwakiriye. watwibwira uherereye he? witwa nde? Alo. mwiriwe neza. Nitwa kwimira. nanjye ndifuza ko mwasengera ku bijyanye n'urugo rwanjye, ndabona ntazi. ndagira ngo nkubwire kwini, Imana yampaye kwitwa umwungeri. ndatura ngo marayika w'Imana ahagarare ku urwo rugo rwawe. yaruguhaye izi ko uzarwishimiramo. ndwanije umwuka wose washaka kukubuza umunezero mu gihe cyo kwishima. Imana nkorera ikuremera ishimwe. icyumweru gitaha, ukwezi gutaha, tuzabe turi mu majambo avuga ngo ingo zacu Imana iri kugenda ihinduramwo amateka. n'abandi batwumva baduteze amatwi, Imana ize muri izo ngo Satani yari yasabye. marayika wubaka ingo aza bubakire. ukwezi kwa kane n'ukwa gatanu tuzabe turi mu mashimwe ko ari impinduka mu izina rya Yesu. urabyizeye? Imana iguhe umugisha cyane. turakwakiriye mwene data, wakivuga uherereye he, urinde? Alo. muravugana n'umukobwa witwa Jane. witwa Jane.
nubwo mbere mbafatishije nari nicaye muri salo. turacyari mu ijambo rivuga ngo haracyariho indi nzira, haracyariho andi mahirwe. Mbona ubwa mbere mbafatishije turi kuvugana. Amen. Icyifuzo ni ikihe? Umva pastor. Ndabarira ngiye muri salama ndabara rusengera Imana igire umva ndandu ubukobwa. Uraburambiwe? Imana igire ikora. Reka ngwatureho iri jambo kandi uzarishime kuko ndumva ndi mu mwuka wo kwatura ijambo ry'Imana. Imana nkorera yo mu ijuru. Imana yumva ko warambiwe kwitwa umukobwa. Imana igukorera ubukwe kandi uyu mwaka urizeye? Uyu mwaka uzarangire wasabwe wakowe ubukwe bwawe buzabe mu izina rya Yesu. Amarira warize ntuzongere kuyarira, imbabazi z'Imana zikujya imbere, ukuboko kw'Imana kugucira indi nzira hejuru y'abagiye baguta, hejuru y'abagiye bakubenga bakakureka bakakwita amazina bashaka. Nanze icyo gitutsi n'icyo gisuzuguriro mu izina rya Kristo Yesu. Imana ikuremera ubukwe, iyo nzira ishyirweho mu izina rya Yesu. Amen. Humura umva nkubwire, ugiye kuzadubamye utubwira ko wasabwe wakowe. Imana igiye kubikorera kwiyubahisha, ntabwo uzongera kurira ukundi. Ayo marira Imana irayarangije. Wizere iryo jambo, Imana igiye kurikoreramo ibimenyetso n'ibitangaza. Turakwakiriye mwene data, uherereye he, witwa nde? Uri Rubavu. Yego. Witwa nde? Icyifuzo cyawe ni ikihe? Ikibazo cyawe kivuge, nta kibazo muri uyu mwanya. Ikibazo cyanjye arigendera mu nzu ndabona inzoka iri kuzerera mu nzu. Ageraga mu nzu biranze kadomya bwayo. Reka nkubwire, uwo ni umurozi waje kwica ubuzima bwawe ngo abuhambire bwose. Icyo ugiye gufata ngo ajye akiriganya. Amahirwe ugiye kwinjiramo ayica utari wayinjiramo. Icyamuzanye ni ukwica no kwiba no gusenya no kurimbura. Ariko reka mvuga iri jambo nk'umukozi w'Imana kandi umuhanuzi. Uhereye none iyo nzoka ntizongere gukora ku buzima bwawe. Iyo nzoka ntizongere kugaragara mu maso yawe. Iyo nzoka ntizongere kwinjira muri iyo nzu. Marayika murinzi yinjira aho hantu yinjiriraga mu izina rya Yesu. Umva nkubwire ikimenyetso Imana impaye. Wagiye usubira inyuma, intambwe zose Imana yari yaguteje warahanutse wasubiye hasi. Icya kabiri, n'uyu munsi tuvugana, igihe cyose uhamagawe ugiye kubwirwa ko hari ibintu bigiye gutungana byawe, ujya gushiduka ugashiduka bigiye utazi uburyo birangiye. Icya gatatu, ufite umwuka w'inyatsi yakurenze. Umva nkubwire, uhereye none birarangiye. Uwo murozi musohoye ku buzima bwawe. Uwo murozi musohoye mu mibereho yawe. Uwo murozi ntazongera gukora kuri wowe mu izina rya Yesu. Amen. Wari ufite urugendo rushaka kujya hehe? Wari ufite urugendo rushaka kujya he? Niyo washakaga wateguraga kujya? Byahagaze bite? Washidutse bihagaze kandi wari wabiteguye? Umva nkubwire, ngiye kubona mbona urugendo rwawe rurimo rurasubukurwa. Mbona kandi urwo rugendo ukoze urubyajemo amafaranga. Ngaho genda, Imana izaguhire muri byose. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye mwene data. Yesu ashimwe cyane. Twakwakiriye. Witwa nde, werereye he? Ingabire Yvette, uherereye mu Nyakabanda. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Turi ku ijambo rivuga ngo Imana yaguteguriye inzira nshya itazwi. Haracyariho indi nzira itazwi. Irahari Yve, inzira irahari. Uri murayumva mu matwi yawe ko Imana yashyiraho inzira itazwi, itagaragaraga, itariho abantu batarebaga, abantu mu bana batarebaga, abatabyumvaga bakazabona Imana igushyiriyeho inzira ukabibona.
mbwira icyifuzo cyawe nkwatoreye ijambo ry'ubuhanuzi. maze igihe kinini mfite uburwayi bukomeye mu nda. Uburwayi bukomeye mu nda. kora kuri iyo nda ako kanya, koraho nona, kora kuri iyo nda ku cyumweru uzashime kuri muzima. Twumvikane Yvette, ubwo burwayi bukomeye ku cyumweru ngwaye iminsi 7 uzahagarare mu iteraniro gutyo uhamagare uvuge ngo Yvette uburwayi bwakize. Mwami Yesu, wewe wakizaga kuva kera, wakoraga ibitangaza kuva kera, ngoze kuri iyo nda mu izina rya Yesu. Imbaraga yose yari imufashe, ubwo burwayi bwari kuri we, ndabutegetse mu mbaraga z'umwuka wera nibukurwa kuri we. Yvette natuye kabaye muzima, natuye kakize, natuye kwaruhutse uburwayi amaze iminsi kandi bwari bukomeye mu izina rya Yesu. Wari ufite uburwayi bugutera no kuribwa no kubyimba, Imana irabugukijije. Icya kabiri, wari ufite inzozi imbere yawe z'urupfu, Imana igukuriyeho urupfu kandi rwari rwihuse. Imana ibane nawe ku cyumweru uzatubwire kuri muzima. Urizeye cyangwa urashidikanya? Ntabwo ari mekanike, Imana irakora, muzaba batanga buhamya bwo kubyatura mukabihamya. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye mwene data, uherereye witwa nde? Twakwakiriye, uherereye witwa nde, amazina yawe? Turi mu kanya ko gusoza kugira ngo dusenge. Alo? Twasuje Pastor. Muraho neza? Turakomeye, turashima Imana. Borokaje zari imbere yawe zikuweho. Hari umwuka wa borokaje waborokaga ubuzima bwawe. Igihe cyose wateraga intambwe borokaje zigahita zitambika imbere yawe. Mbonye borokaje zikurwaho imbere yawe. Kandi mbwiwe ikintu cya kabiri, hari akagambane gakomeye ukuriweho. Ko kagambane kari kagiye kuzagushyirisha mu nzu y'imbohe. Yesu Kristo we, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ikuyegereza imbere yawe kandi wari urenganye ugambaniwe. Imana irambwe ngo ninkubwire ngo birarangiye. Uwiteka w'icyubahiro n'ibimenyetso byagaragara Uwiteka. Ibimenyetso wari waratangiye kubibona. Imana ishimwe, ntabwo nsabye ngo ubone ibimenyetso, uko abirebaga birahindutse, bikuweho, nta bimenyetso uzabona ubu nona, bikuweho, borokaje zikuweho, igifungo gishyizwe ku ruhande, kuko akarengane, Imana yanga akarengane, yanze kuzarengana. Imana iguhe umugisha. Witwa nde? Nitwa Radani, merereye Rusizi. Werereye Rusizi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma hari ikintu Imana igiye kugukorera, uzashima Imana. Imana igiye kongera kugarura agaciro kawe watakaje. Imana iguhe umugisha. Munyemerere tugiye gusenga, nakira uyu nguyu wenyine. Munyemerere dusengane, amasaha yacu arimo aragera ku musozo. Hanyuma nimero yanjye iri aho ngaho, nababwiye ngiherwa na 740. Wifuza gusengerwa nzagusengera nta kibazo. Witwa nde, uherereye he? Mberereye Masaka. Uherereye i Masaka? Nitwa Umutesi. Umutesi, icyifuzo cyawe ni ikihe? Uko nsengera nzatugaza imbijone narose inzoka indya agatsitsino. Uzi icyo gisobanuro cy'izo nzozi? Kurota inzoka ikurya agatsinsino ni ukuba umwanzi yamaramaje kugutera umubabaro biciye mu buriganya cyane. Nubwo muri iyo minsi narababaye cyane, nararetse. Umva nkubwire, reka nanjye nyikubite mu mutwe kuko ari isezerano twahawe. Amena. Mu izina rya Yesu, wa muriganya we, umubabaro washakaga guteza uyu mukobwa, uyu mubyeyi, uyu ndasenza akakanya, imbaraga yose yashakaga kumutera umubabaro, nanjye ndakwica mu izina rya Yesu, kuko umwanzi atazasoza inama ze. Turamusengeye ngo akakanya imigambi y'umwanzi ifata ubusa, imigambi y'umwanzi iba impfabusa mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, urakoze kumugiriye neza. Imana irambwiye ngo ukwezi kwa 4 wari ugiye kurira amarira menshi, ariko Imana iko yayo marira wari ugiye kurira. Imana iguhe umugisha, ngubwe neza. Munyemerere dusenge Imana, munyemerere dusenge, dufata akanya dusenge. Ijambo nari niho mbabwira ni ijambo rivuga ngo haracyariho indi nzira.
inzira utari kumva mu mutwe wawe, inzira utari kumva mu mutima. Iyo nzira Bibiliya yatubwiye ngo nta gisiga kiyizi. Iyo nzira umuturanyi wawe mu gitanda ashobora kuba atayizi, umuturanyi wawe hirya y'urugo rwawe ashobora kuba atayizi, abamuvindimwe bashobora kutayimenya, ariko hari inzira Imana igushyiriyeho. Kuri iki cyumweru muri aya materaniro wakira inzira nshya mu izina rya Yesu. Wakire gukorerwa n'Imana igitangaza, wakire kuremerwa n'Imana. Abantu mwese ntabwo mwaza guhamagara ngo bikunde, ariko kimwe cyo hari inzira Imana igushyiriyeho, kandi iyo nzira uzayishime kuko yacitse mu izina rya Yesu. Amen. Ndakwakiriye wowe wari usigaye uri umwe, uherereye he? Dusenga Imana. Alo. Nitwa Murakoze mu karere ka Nyabihu. Yego. Najya mu nsengero mfite ikibazo cyo kutumvikana n'umudamu wanjye mu rugo wanjye, nta mutekano mfite. Amahoro yaragiye. Oh Mana yanjye, reka dusenge icyo kijya kimbabaza, kuko kubona abantu Imana yahuje ari babiri ngo bagire ibyishimo n'umunezero n'amahoro, ariko umwanzi akabinjirira bakabaho babanye nabi, ibyo bintu biteye agahinda, birababaza. Ngewe biri muri kimwe nahawe nk'umutwaro wo gusengera ingo, gusengera bubatse ingo kugira ngo babe mu mahoro, kuko urugo nirwo rushingiyeho igihugu, urugo nirwo itorero ryubakiyeho. Hatariho umuryango igihugu nticyabaho, hatariho umuryango itorero ntiryabaho, hatariho umuryango. Reka ngusengere, kandi amahoro naza uzabibwire bene so. Mwami Yesu ndagushimiye, wowe soko y'amahoro, wowe soko iruhura, wowe umenya aho umwanzi yinjirira, wowe wamenya uburyo udutabaramo uru rugo rukagira amahoro. Ndarusengeye utanga amahoro aho yarabuze hagati y'uriya mugabo n'umudamu wamuhaye, hanyuma aho bidatungana uruhare rwa rumenye, maze uhishurire umudamu we nawe uruhare rwa rumenye, maze igihe gikwiriye bazagira urugo rwiza n'abana beza, bubaka umuryango mwiza, igihugu cyacu cyunguke, itorero ryunguke, turushaho kuba dufite umuryango ushyitse kandi mwiza. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma urebe uruhare rwawe urwuzuze aho utuzuzaga ibyo usabwa kuzuza. Wirinde intonganya, ugiremo uruhare rwo gushaka amahoro. Iyo amahoro yabuze wowe ufata iya mbere yo kugira ngo uyazane. Aho amahoro atari wowe ukaba uyashaka, utera intambwe. Kabone naho haba hari ibintu bigoye, ufata intambwe ukayitera, ukavuga ngo ngenda shaka amahoro, reka nyashake. Hanyuma iyo yashatse n'undi arakurikira, uwo wa mbere wo kugira ngo yinjire mu rugo iwawe. Yego. Imana iguhe umugisha. Urakoze. Munyemerere dusenga Imana. Urakoze cyane. Munyemerere dusenga Imana muri aka kanya. Nari mfite ijambo ryo kukubwira ngo haracyariho indi nzira. Inzira ya mbere ni ugutunga Kristo muri twebwe. Inzira ya kabiri ni uko Imana igituma yitwa Imana yacu, nuko idukemurira ibitugoye, idukemurira ibitunaniye. Igituma yitwa Imana y'inyamaboko nuko ikora ibyananiye abantu, ibyananiye abaganga Imana ijya ibikora, ibyananiye abanyabwenge Imana ijya ibikora, ibyananiye abafilozofi Imana ijya ibikora, ibyananiye abahanga muri iyi si Imana ijya ibikora. Ndagira ngo wizere Imana muri uyu mwanya. Ijambo rimwe nari mfite kukubwira, haracyariho indi nzira itazwi ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, ku mibereho yawe. Umva uko uri kose, hari inzira ihari yatuma uva muri ibyo bitaro. Hari inzira Imana yashyiraho ukava muri ubwo bushomeri, hari inzira Imana yashyiraho ukava muri ayo madeni, hari inzira Imana yashyiraho ubwo burwayi bukarangira, hari inzira Imana yashyiraho ibyo bibazo bikarangira, hari inzira ubwo burwayi bwakiriramo. Imana irayifite. Ikibazo icyo ari cyo cyose Imana igitiza amatwi cyumve. Muri uyu mwanya tugiye gusengeramo, Imana itiza amatwi ibyo bibazo, itiza amatwi ibyo bintu bitugoye, maze byumve ijambo ry'Imana, byumve ijwi ry'Imana, bituze. Imana yatije amatwi inyanja, Yesu akavuga ngo wa nyanja we tuza. Iyo Mana yaturisha ibyo bintu bikugoye, yaturisha ibyo bintu bikwasamiye mu izina rya Yesu. Aka kanya rero tugana ku musozo, ndakwinginga uhaguruke imbere ya televiziyo yawe, tugiye gusenga Imana. Uhaguruka ubwira Imana ngo Mana, haracyariho indi nzira nubwo Satani ambwira ko nta yindi nzira. Haracyariho indi nzira nubwo abadayimoni bavuze ko nta yindi nzira. Haracyariho indi nzira nubwo ibinyasamiye ari byinshi. Haracyariho indi nzira nubwo nagerageje kwishakashakira bikananirana, nubwo nagerageje kureba imbere nkabona ntayihari, ariko inzira itazwi iyo niyo nakiriye umugoroba. Ugiye kwakira inzira iremwe n'Imana. Inzira yacitse mu nyanja ntabwo ari inzira yashyizweho n'abantu. Imana abwiye Mose ngo rambura inkoni, inyanja icikemo kabiri
kabiri bambuke ngo Mose arambura inyanja arambura inkoni hejuru y'inyanja inyanja icikamo kabiri abisirayeli barambuka iyo Mana yaciye inzira mu mazi ari ubwa mbere hari inzira itazwi Imana yagushyiriraho hari inzira itazwi n'abantu abari bo bose hari inzira itamenyerewe haguruka dusenge hari inzira abantu bumva twasengana ndakwinginga niba uri imbere ya televiziyo muri salo yawe mu cyumba cyawe uhaguruke dusenga Imana ubwire Satani ngo Sata haracyariho indi nzira haracyariho andi mahirwe haracyariho gutabara Mwami Yesu turagushimiye tugushimiye ko ari wowe nzira y'ukuri n'ubugingo abagufite bafite amahirwe abatari bakwakira bakwakire mu mbaraga z'umwuka wera abari baraguye nibabyuke abari bihebye nibahaguruke baturekara abatsinzi baturekara abanyembaraga batureko bafite umwami ukomeye batureko bazatsinda batureko batazabaho umwanzi yababoheye mu izina rya Yesu ndatura imbaraga kuri bo ndatura kubyuka ndatura gutsinda iyo myuka y'abarozi yari yaraboshye ubwoko bwawe yari yarabahambiriye ndabasengeye mu mbaraga z'umwuka wera inzira zari zarafunzwe uyu munsi zifunguke amarembo yugururwe ijambo ryawe riratubwira ngo iyo ukinze ntawe ukingura kandi iyo ukinguye ntawe ukinga wegamura urugi rwari rwarakinzwe maze numara kurukingura urwegamire mu izina rya Yesu wegamire izo nzugi zari zarafunze imbere y'abana bawe ubwo zikingutse amarembo akuguruka bagukorere bakuramye bakizwe bahinduke bamenye kuri Imana ibakunda kandi bafite umugambi uyu munsi ndasaba umugisha kuri buri muntu wese ndasaba ukuboko kwawe kwiza kube ku bakobwa kube ku basore kube ku bagabo kube ku bamama kubaka imiryango kubaka igihugu cyacu kubaka itorero mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikomeze kugaragara hano mu Rwanda no hirya y'u Rwanda hano mu gihugu cyacu no hanze yacyo abantu bose babayorwe n'imbaraga zawe urakoze ko muri mubyutse akomeza agende hari abantu byukije hari abantu haye amahirwe hari abantu kinguriye imiryango hari abantu utabaye hari abantu kijije indwara hari abantu ruhuye imitwaro yari bikoreye urakoze ko baruhuwe nawe urakoze ko bagiriye neza urakoze kusubije ibyifuzo byacu kandi izo nzira zikingutse abantu bazamenye ko ariho zikizeho iyo miryango yugurutse bazagushimira imirimo itangaje ubakoreye urakoze kugize neza kandi riteraniro tugushimiye kuri duheremo umugisha icyubahiro kikugarukire mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen areka ntange nimero yanjye gatoya byonyine nindangiza turasoje nimero nayibaye iriho nongere se nuyisubiramo ni 078 68 71 740 078 68 71 740 iyo ni nimero wahamagaraho maze tukabasha gusengana Imana ibaho umugisha ahandi wakurikira ni kuri channel yacu duhumurizanye TV ushobora kujya ugakurikirana inyigisho Imana ibaho umugisha mugire umugoroba mwiza shalom shalom